Ndabasuhuje inshuti za Izi Gukora TV, amahoro y'Imana nabane namwe. Tugiye kuganira ntabatindiye ku nyuguti ngiye kubabwira. Inyuguti ya mbere ni A, B, C, P, M cyangwa se M na P nanone. A, B, C, yego, P, M na P nanone. Ni izi nyuguti tugiye kuganiraho. Mfasha unkurikirane kugira ngo wumve icyo ngiye gusobanura kano kanya. Yesu abahe umugisha cyane. Hanyuma muri iki gihe gikomeye ubwo guhura kw'abantu, imyanya yabaye mike, twifuje gushyiraho iyi mirongo yo kugira ngo tugerageze dutange inyigisho z'uburyo butandukanye ku bantu bifuza gukurikira no kuba mu murongo mwiza mu kugira ngo bubake ingo zabo, bubake imiryango, bubake amarangamutima ya bagenzi babo kugira ngo byose bikorwe mu buryo bwiza. Izi nyuguti rero atizayiwe, izi nyuguti noneho tuzaniye zitwa gute? Izi nyuguti zisobanuye iki? Izi nyuguti zifasha iki hagati y'aba bana? Hanyuma A, inyuguti A mu gifaransa iyo ukomplese cyangwa se ubyujuje bitewe n'icyo nshaka kuvuga ni accueil. Accueil. Accueil bisobanurwa ngo kwakira, uburyo wakira umugabo, uburyo wakira umutware mu gihe ageze mu rugo. Accueil, uburyo umwakira. Accueillir, kwakira umuntu iyo umutware avuye ku kazi. Madame, iyo ageze mu rugo umwakira ute? Ese nawe mugabo, iyo umudamu avuye mu mirimo runaka, wowe iyo ageze mu rugo umwakira ute? Ibi byose birandeba, ibi byose birakureba, twese biratureba, abakuze n'abenda gukura, mwese ibi birabareba. Accueil, accueillir, uburyo wakeya umuntu, uburyo wakira umuntu ageze mu rugo. Niba hari ikintu gikomeye mwa babyeyi mwe kibuze cyane muri iyi minsi, ni ikintu cyitwa kumenya uburyo bwo kwakirana mu gihe umuntu ageze mu rugo. Iyo umuntu ageze mu rugo ntabwo umwakiriza ibibazo. Iyo umuntu ageze mu rugo ntumwakiriza inabi. Iyo umuntu ageze mu rugo agomba kumva ubuzima. Kenshi nk'abagabo baba biriwe ku gikwa, abandi biriwe basunika ingorofani, abandi biriwe kuri mashini, abandi biriwe bageze gute, muri stress zitandukanye. Akwiriye kugera mu rugo umufasha we akamwakirana urugwiro, icyo bita urugwiro. Yes. Kabiri, ukamwakirana icyubahiro cyinshi kuko hari igihe aba yagitakaje mu kazi. Urugero, njye nigeze kuba nkora akazi k'ikiyede, noneho nari umugabo ariko mu kazi bakajya bampamagara uwadukoreshaga akavuga ngo umva shaka do, akanyita akadogo, akanyita sha, donc akambwira amagambo yo kuminimiza, donc kuncisha bugufi, kunyereka ko noroheje. Abagabo akenshi baba batutswe, biswe bakadogo, babashizemo n'ibitutsi, wamusenzi we, nuko ugasanga rimwe na rimwe yirigwanye stress y'umunaniro w'akazi, kongeraho na stress y'ibitutsi arimo aratukirwa mu kazi. Muri icyo gihe iyo ava mu kazi yatakaje icyubahiro. Rero akwiriye kugera mu rugo icyubahiro yatakarije hanze akagira gute, akagihabwa n'abo mu rugo rwe. Abatamwubashyiye hanze byibuze akagera mu rugo agahumeka. Agahumeka. Umugore nawe nuko ashobora kuba yateshejwe agaciro, nawe akwiriye kugera mu rugo, akagera mu rugo umugabo we akamwakirana urugwiro, akamwakirana agaciro kenshi,
akamwereka ko nubwo hari abamusuzugura cyangwa se hari abamutesheje agaciro, ariko hari uwo afite umuha agaciro kandi abona ko ari uw'igiciro. Rero iyi a ni uko isobanura accueillir, uburyo twakirana mu rugo butuma dusitresuka, stress twirirwanye, stress twagorobezanyije, tukumva tugeze mu rugo aho turuhukira. Rero iyi a muyiteho mugabo, kuriya kuntu wajyaga wakira umugore, niba bitari bimeze gutya rwose, uhereye uyu munsi utangire ubyiteho, ujye ubikora neza. Mugore, niba utajyaga ubikora neza, uyu munsi ucyumva iki kiganiro ubyiteho kandi bizagira umumaro. Ikindi, ba en français beauté, icyo bita ubwiza, isuku. Mugore cyangwa se musore, nta n'umwe ukwiriye kwirara hagati yacu. Niba hari ikintu abagabo bakunda cyangwa se dukunda, ni ukubona abagore bacu basa neza, kubona abagore bacu bahumura neza, bakarabye, bisize, bambaye neza, nabyo biba byiza. Nkagira agahuguro numva naha abagore. Hari abagore bajya bavuga ngo ujye ngo navuye ku isoko, ngo ntabwo ngo ibintu byo kwifata neza, ngo niba hari ikintu abagabo dukunda kubona abagore bacu basa neza. Ahubwo uri ku isoko ndetse uri ku isoko cyane. Uri ku isoko ku mugabo wawe, ntabwo uzigera utapoza. Rero ukwiriye guhora bwa bwiza umuntu yakubonanye ukiri umukobwa, ukwiriye no gukomeza kubuharanira uri umugore, ugakomeza. Yego ndabizi ko hari ibihinduka, ariko nanone ku kintu kijyanye no kwigira neza, kwiyitaho, kwigira isuku, apana. Hari itorero, hari idini rimwe ntavuze izina, ariko iyo bagiye gutaha abanza agahamagara umugore we mbere y'uko agera mu rugo nk'iminota nka 30, kugira ngo bigende gute, asanga umugore we yamaze kwiborosa, yihanaguye mu maso, yisize, yambaye neza, ku buryo umugabo aza kugera mu rugo yamwakira, akamwakira agaragara neza mu maso y'umugabo we. So bagabo, namwe ntimukajye mwitura ku bagore. Hari igihe barimo uturimo twinshi, ariko iyo umuhamagaye sheri wiriwe ute, yes ngiye kuza mu rugo mu minota nk'ingahe ndaba mpageze, ubwo umugore nawe wumvise ko umugabo aguhamagaye, uzajya umenya ko umugabo aguteguje ngo sheri nsange uri bote, usa neza, uri belle, très belle, usa neza. Yes, ibi bintu mubyiteho kandi nabikoreye ubushakashatsi. Ibi bintu ni byiza cyane. Iyo umugabo ageze mu rugo agasanga umugore we araka, ameze neza, it's good, biba ari byiza cyane. Imana ibagirire neza kandi mubyiteho, mubyumve. Uri ku isoko, ntuzigera unarivaho. Ibintu byo abantu bajyaga bavuga ngo navuye ku isoko, rwose ku mugabo wawe cyangwa se ku mugore wawe ntabwo ujya uva ku isoko. Mujye mwisukura, muse neza. Hanyuma rero ikindi cyangwa se ni cuisine mu gikoni. Igikoni, imitegurire y'igikoni nayo irakontwaho cyane. Abagore mukwiriye gutegurira abagabo banyu neza. Mu gikoni naho biba byiza, pana nubwo waba ufite umukozi, iri foke ugomba kujya kureba uko mu gikoni byifashe, ukamenya uko biteguwe. Kandi ibyiza, abagabo dukunda kurya ibiryo byatetswe n'abagore bacu, ariko kubera ko hari ikintu cyitwa ibihe bitoroshye byo muri iki gihe, bituma rimwe na rimwe umugore atabona ako kanya umukozi akabikora. Ariko umugore, nubwo mwaba mugeranye mu rugo n'umugabo wawe, banza wikoze mu gikoni urebe se biteguritse gute. Nubwo waterura isorori imwe ukayigeza ku meza, hanyuma ukaza ukabwira umutware karibu ku meza mutware. Yes, ibyo biramunezeza kubona upitapise ugaterura isahani, nubwo yaba ari ifoke uzanye ukabigira. Umugabo akunda gutegurirwa n'umufasha we. Ibyo bintu b'iki gihe mba mbona sinzi, biragoye, kuko hari n'abafite ukuntu bameze badashobora kuba bashobora guhata ibirayi cyangwa se ngo batonore igitoki bitewe n'iminsi. Ariko utu tuntu uko tugenda dushira, niko rimwe na rimwe usanga hari ibitagenda neza mu ngo. Ariko ndimo ndivugira ngo rata, wowe ibi bintu bitatu ndimo ndakwigisha ubyiteho. Cuisine, mukunde gutegura. Mugabo, niba hari n'ikintu kinezeza umugore,
ni ukubona umugabo arimo aratekera umugore we. Donc ukajya mu gikoni, yego ntabwo ari inshingano za buri kanya, ariko byibuze nawe umukoreye agasiripurize ukajya mu gikoni ugacumba ubugari cyangwa se kawunga, ugateka umuceri cyangwa se ugateka ako gatoki. Yes, nabyo biraryoha cyane. Umugore iyo ariye ibiryo umugabo we yatetse nawe aba ameze neza. Hari abantu rero bajya bavuga ngo ngo sinzi gukora ngo ikintu na kimwe, biriya nabyo ntabwo ari byiza. Ariko cyane cyane ndimo ndavuga ku badamu. Abadamu nubwo nanone namwe bibaryohera kurya ibyo abagabo twabatekeye twatunganyije, ariko ntabwo ari permana, reka mbivuge muri ubwo buryo. Ahubwo umugabo akunda kurya abagabo kenshi dukunda ibyo abagore bacu baduteguriye. Rero bagore, ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, namwe bakobwa mwenda kurushinga, mumenye ko ibyo bintu abagabo babikunda. Yes, murakoze ko munyumvise. Hanyuma izindi nyuguti nari mvuze ni pa, on dit présent. Présent ni mu buryo bwo kwitaba. Umugabo wawe aguhamagaye ukwiriye kumwitabana urugwiro, ijwi riri romantike, ijwi rifite ubwuzu, ijwi riryoheye amatwi, ijwi riryoheye kumva. Pana kuvuga ngo mama runa we n'ibiki, my dear, ibyo bintu biravuna, ntabwo biryoha. Ese sheri wambwiye icyo ushaka ko utwo tuntu twica amarangamutima. Ariko yaguhamagaye, sheri karame mutware, karame mwiza wanjye, karame cyubahiro cyanjye, karame donc ukamwitaba ariko ushizeho n'amagambo meza aryoshye, bituma umugabo arushaho kumva afite ubuzima. Mbabwiza ukuri, abantu mudakunda no kubyumva cyangwa se kubyemera biravuna, ariko kwitaba neza nabyo biri muri bimwe bituma ingo zacu dukomeza twumvanamo. Iyo witabana umugabo wawe akajwi keza k'urukundo biraryoha cyane. Hanyuma ikindi, on dit merci. Merci ni ugushimira. Abagore mukwiriye kwiga gushimira abagabo banyu. Mu gihe yagutekereje akagukorera nk'akantu, umuco wo gushimira ni mwiza. Habe no kuri wa murimo w'Imana ntavuze mu mazina, n'uriya murimo w'Imana mukwiriye gushimirana. Mugabo ukwiriye gushimira umugore wawe, umugore ukwiriye gushimira umugabo wawe kubw'umurimo w'Imana ukozwe muri buriya buryo. Yes, nabyo biba ari byiza cyane. Gushimira niba ndabizi ko biba ari ibyacu, ariko niba hari icyo mugenzi wawe akoze ukwiriye kuvuga ati merci, urakoze cyane, wantekerejeho, unkoreye neza, ubikoze neza. Uriye kureba ikibi, banza urebe icyiza cyabayeho, banza ugishimire. Hanyuma nuza no kugira ibyo unenga, ubinenge mu mwuka mwiza, mu buryo rwose utamenasa umutima, utaturitse umutima. Biba byiza cyane. Rero iyi merci abantu benshi ntabwo bayifite. Hari igihe umugabo atekereza gushyira umugore we bombo y'agati, cyangwa se ya yindi ya 20 francs cyangwa ya 20, yageza mu rugo ayikuye cyangwa biswi cyangwa agashokora, yakageza mu rugo, umugore agahita agaterera nko mu ntebe cyangwa se akagaterera ahantu, ntakishimire, ntanabimushime, akavuga ati ahubwo agahita akagaya, ariko nk'ibi ngo ubunzaniye ngo ni ibiki, ugende umwana se ngo ibi n'ibi. Niba ari ibintu bibi, ibyo bintu ni bibi cyane, kuko ukwiriye d'abord kubanza guha agaciro uburyo yagutekerejeho, umwanya yafashe ajya kukagura, amafaranga yagatanzeho, kuza yakabitse mu ipantaro, gutya na gutya. Ewana, ibyo bintu byose, ibyo bikorwa byose biba byakozwe, ukwiriye kubimushimira ndetse cyane. Hanyuma iyo ushimye muri bikeya, ejo bizamutera kuraje yo kuvuga ati sheri wanjye, niba nshimira nazanye bombo ya senkani, nimushira igitenge bizagenda gute?
ejo nushimira ku gitenge ejo nimuzanira akabaze, numushimira donc kugira umuco wo gushimira nabyo byubaka amarangamutima y'umugabo cyangwa se y'umugore. Yego, ntihabeho kunenga gusa, ahubwo habeho no gushima, kandi nimunanenga munenge ibintu ariko ari mu buryo bwiza bwo gufashanya kugira ngo byose bikorwe neza. So indi nyuguti ni sa, plutôt ni pa, kuko sa ndayizamo nyuma. Sa iyi pa isobanura pardon, I'm sorry, gusaba imbabazi, kudatsimbarara ku ikosa, kwemera ko wakosheje ukabisabira iki? Imbabazi. Ibyo bintu ni byiza cyane, bituma umuntu abona ko d'abord nubwo hari byakubayeho ariko nta gasuzuguro kabayemo, nta bushake bwari bubirimo, ahubwo habayeho nyine ikosa, kuko nyine hasaba imbabazi wakosheje. So iyo umuntu rero asabye imbabazi ntatsimbarare ku ikosa, byurura umutima wa mugenzi we. Yewe n'abagabo tugomba gusaba imbabazi abagore bacu, n'abagore bacu namwe mukwiriye gusaba imbabazi abagabo banyu, kugira ngo ibi bintu iyo bidahari mu rugo bituma bitagenda neza. Hanyuma iyi sa nari mvuze, iyi sa ni service, uduserivise mukoranira, kwitanaho, niba ugategura umugabo wawe, ugategura umugore wawe, mugategurana. Mbese niba turiya duserivise natwo tuba twiza, tutuma umuntu yumva guye urukundo mu mutima, akishimira umugore we, umugore akishimira umugabo we. Kuko hari abantu badahana uduserivise. Njyanira amazi muri dushe, wayijyaniye we nta maboko ufite, nzanira isabune, jya kuyishakira, imfurira nawe wakwifuriye. Utwo tuntu turica, twica amarangamutima y'urukundo. Uturemangingo tw'urukundo tugenda dupfa kubera ko kubura uduserivise. Umugore ukwiriye gutegurira umugabo wawe, ukamuterera ipasi, cyangwa se n'umugabo nawe yesi agaterera ipasi umugore. Utwo duserivise muhana dutuma buri umwe wese kuri mugenzi we agenda yumva ubuzima kuri mugenzi we, akumva aranezerewe. Rero abantu batabikora muri ubwo buryo, basanga umuntu yibereye muri televiziyo, yibereye kuri filime, ntiyitaye kuri mugenzi we, yanamuhamagara 2, 3, 4, 5 ntamwumve, yibereye kuri WhatsApp, yibereye kuri Facebook. Ibintu nk'ibyo bituma amarangamutima y'urukundo hagati y'abashakanye agenda agira gute? Apfa. Rero ndabasabye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo habeho kwitanaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero izi nyuguti nari nshatse kubasobanurira, mubyiteho bakobwa, basore, namwe bagore, namwe bagabo, twiteho twubake ingo zacu nziza mu izina rya Yesu. Amen. Ndabakunda, nitwa Irivuzimana Isaie. Nibuka gukora comment na share, like na subscribe ku batarayikora, kugira ngo njye nkomeza mbaha ibiganiro byiza, kandi niteguye kuganira namwe, ndetse ndumva mfite ibintu byinshi nenda kubabwira. Mukomeze munkurikirane, hanyuma dufashikanye mu buryo bwose. Wifuza kuntera inkunga cyangwa se ko mu buhamya ibitekerezo, wampamagara kuri 078 17 10 11 6, 078 17 10 11 6. Ndabakunda, bye bye.